ufite amaboko meza pe kandi nakubwiye ngo ntiwongere gira gutya nka gutya turebe oya Waya nta kibazo ariko suri kabisa ntago ndi bwongere ariko reka ntacyo rega n'amaso yanjye abakeneye kureba ibyiza ntago ari ngombwa kwiyahisha kandi Nyagasani arampaye kugira ngo agere ibyiza n'umunwa wanjye mbivuge yewe Emery uraho amakuru shandaho twaraburanye shase kaga telefone nako narakagurishije ubu nsigaye ngendana simukadi mu ntoki ndatiye ngiramo kugira ngo uvugishe umeze uteze shana buze umwanya ngo ngusure nihugiyeho ngira n'akazi kenshi amakuru y'iminsi se yerahira waranyandikishije nanjye bazayampa Imana we Imana ishimwe ubwuzi Imana yankoreye ibitangaza ibaze ko nabonye umuntu uzampa rya 10%. Shabu naramubonye Mana we none se ni ryari mbwira rero maze n'ubu n'aka kanya yahita yampa Imana ishimwe ni ukuri umva kuwa gatandatu usangahe saa 7 umva nzahagera saa 6 Shamana we naranakubuze ngo tuganire nkubwira amakuru meza nsigaye meze neza nakateta karawo kari koroherwa amena sha ariko rero uzanansura ahantu nsigayemo sha nyine ni umuntu wanyikundiye ampa akazi ubu ndakora ameze neza ndarya nkaryama nyine umva ndatekanye sha Emery rero reka nkubwire hari yindi nkuru mfite ariko Mana iyo nago nayikubwira kuri telefone nzayikubwira turiko uzi ibintu Imana ikora nago nayikubwira kuri telefone niyo wankubita icyo nzi cyo buriya yandirimba ikivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ninjoro bwaki impundu zikavuga ndabona nanjye binsohoyeho Emery amarira narize agahinda nagize ubanza Imana igiye kukampanagura erega twagusengeraga cyane sha Imana igiye kuyampanagura Emery reka nkubwire nzagusura nkubwire ntago inkuru zose twazivuga kuri telefone ninzaba ntari nagenda kuko mfite gahunda yo kugenda ahandi hantu
rero gakoze ese nzakubwira yewe sawa usuze Eric ndasuhuza tata Imana ikurinde. yego urakoze mama umugisha wawe ndi kugenda nkubona ubu n'amafaranga ngiye kuyabona ha umwana nawe arikanda Musa tuza siko ndeba wigigiza Nasubiye ku cyo sibo ntabwo uba ukeneye abantu muganira wowe uhora muri Bible bisize hano ese kuri kunyegera ndaryana hakurya ariko ubyibuze wasubira hirya aho wari uri nanjye ngumangara ikibazo kindi se ndi kunuka se ariko si ngoma ko tuganira twegeranye gutya ariko ufite ikiroso nese uvuze mu byo wari urimo hariya uje kumpesha amahoro gusa nta kindi urashaka iki kibazo ufite ikihe kibazo nta kibazo mfite none nyine nabonaga hano ufite irungu najya ngo tuganire wowe ntabwo ushaka umuntu muganira ntabwo ari ngombwa ariko tuganira isi intoki zanjye zirahanda umva kumva noroshye ariko ntabwo zigomba kunkoraho kubera iki zinkoraho se ubuse njye naniwe kuba nagukoraho kuki ntabikoze ukereka mukuje akantu nagakise ntabwo nshaka kibone ntacyo kantwaye nagasimba sigo mbona uri kunti ko reka nkubwire sibyo gerageza uyubahe nanjye unyubahe ndakubaha simubaha nimba rero unyubaha babara ntongere kunkoraho sibyo mpa amahoro pe ndabigusabye kandi asabye reka kwigwiza kwigwiza se no kugira gute ugira ngo tujye dura kwikomeza nyine tuvugana nabi njye nawe nta kuntu twaba inshuti mbese ni ngombwa ko tuba inshuti twegeranye gutya ubare ko uri i Burayi nanjye ndi muri Afurika sibyo nakubwiye ngo twiyubahe ako se kugukoraho byanditseho ko atari kwiyubaha wajya ureka gukomeza ibintu umuntu ungana nawe akomeza ibintu gutya akabigira fayiti ukinjira hano baravuze ngo uri fiancé wa Gakwandi ndacyari we ariko none se nimba uri fiancé wa Gakwandi ukabuza kunkoraho ndi umugabo mu mugenzi wa Gakwandi ubwo urashaka nyine reka mwereka akantu keza kandi ni diri tugiye kugirana sibyo urabona Gakwandi nagakinyitaho cyane sibyo kandi nawe hano umeze nk'imfubyi uba uri wenyine cyakoze inshuti yawe ni Bible yonyine nakumburiya se kuri kundeba nawe meze umbwira nta kibazo n'ibyo nshaka kubwira nyine mbwira utankora ko nanjye ndi kukubwira ntagukoraho nose kugira ngo amagambo yawe asohoke nuko ukora ku muntu wasanga ari komeye oya uteye nabi nimba ruko ngo uteye sibyo gerageza uvuge utankora Musa reka gukomeza ibintu sibyo umva ngiye icyo nshaka kubwira agatekerezo nari ngize ndahari ntagakinyitaho kandi nawe uri wenyine njye ntago ndi nyenyine ariko njye ntago ndi nyenyine ko hano twese turahari oya ntago ari ibyo ndi kuvuga niki kandi nawe uri umuntu mukuru ndatekereza inyuma y'ibyo ndi kuvuga uri kubyumva reka kwiraza imyanza rero Musa so reka nkomeze mu bw'icyo nshaka kubwira igitekerezo cyanjye kunyura nakunze nawe twajya twitanaho nyine
kanyitaho nanjye nkwitaho neza. rero ndumva ari nka kiridi uri ku njomba, mbabarira ntiwongere kunkoraho pe. Ikinyogo turakizi cyangwa wakibonye mu mateka ukibona mu mpapuro, ari amacumu y'ikinyogote. Ni nk'uko uri kunkoraho n'intoki zawe wagira ngo nari amacumu y'ikinyogote ari ku njomba. Rero gerageza ntongere kunkoraho. Musa, ndabizi ko nawe unshaka. Ntabwo ngushaka kandi unanyeneye. Ahubwo nyine ndakorohereje, reka kwirara nyanza. Tujye twitana njye nawe, turi abantu bakuru kandi nimba rero turi abantu bakuru, sibyo? Njyewe nawe iyubahe nanjye niyubahe, mu rwego rwo kugira ngo wowe wiyubahe. Ariko ndiyubaha. Ntongere kunkoraho, sibyo? Tubare ko izo ntoki zawe zuzuye umwanda. Rero kuri kunkora uri kunsiga umwanda, na kano kaguru kawe uri kunshyiraho gutya ndi kumva ari nk'ingunguru yuzuye amamesa interetse. Kuri ibyo rero teruraho egezaho. Aho Musa warise kandi uzanyenera nanjye ntakigukeneye. Ntabwo nshobora kugukenera. Are you sure? Kuko kugira ngo kuba nagukenera ni nk'uko Imana ishobora gukenera Satani. Akose Imana yanjye, kuki nkomeje kugira amarangamutima imbere y'uno mugore? Se nuko twahuriye mu bibazo, nuko tubana mu nzu imwe, ibintu biri guturuka he? Ese none umutimanama wanjye waba uri gutuma mbubuka? Ese iki nicyo gihe cyo gukunda? Mana, bigushyize mu maboko. Ko bashize amasabaye n'akandi. Siko mbona warangaye. Akafanta n'akamazi. Ni byiza. Ngize ngo muraba n'akandi. Siko hano ntawe uheza uko ushatse wamufata n'akandi nta kibazo. Ahubwo se wakwengana kubaza. Kumbaza? Ibyo gusa. Ndaza nta kibazo. Ko nakubona nakomeje kubona twambaye impeta, kandi mu byo wambwiye ko watandukanye n'umugabo. Se ntago mwatandukanye mu byemewe n'amategeko cyangwa nuko ukomeza kumwibuka cyane? Ariko sorry nimba wenda ngukomerekeje cyangwa hakaba ari ibindi nangije. Nta kibazo, nta kintu wangije, nta n'ubwo nkomerekeje. Ahubwo umbajije nyine ikibazo gikomeye. Ubundi impamvu zino mpeta nzambara twaratandukanye byemewe n'amategeko, ariko buriya abantu bakimara kumenya ko ntagifite umugabo, nahuye n'ikigeragezo cy'abagabo. Aho ntambutse nyine nimba barabonaga nta mpeta nambaye, nyine bigatuma bangiraho akajagari kenshi. Ndangije nambara impeta kugira ngo nibambona byibuze bajye banyubaha ko nubatse kandi ntubatse. Ubundi usibye umuntu mbibwiye cyangwa ubizi kutabizi nyine abona ko ufite umugabo. Nako gasuzuguro nashatse guca nyine k'abagabo kugira ngo nkomeze imyambarire gutya, nta kindi. Ariko urumva ko wagize nyine ibitekerezo byigiye imbere cyane, kandi ni byiza bigaragaza nyine umugore ufite umutima udashaka kwiyandarika, udashaka kugira gute. Kandi ko nakubonye urabona ko uracyafite ubumuntu muri wowe, nibura ko kuba utekereza uti ibyo byose nubwo ntafite umugabo, ariko nibura ntagire umuntu uza kumvogera, uza kugira gute. Ako se wenda akabazo k'amatsiko, ngo muri abo bantu wenda bazaga kureba, bazaga kuvugisha, bazaga kugira gute, nta n'umwe washimyemo nibura?
rero si ikibazo cyo gushima buriya ushima umuntu wamuhaye umwanya ukanamwitaho. Hari igikomere umuntu agira kigatuma n'ibintu byiza bibona nk'ibibi. Njyewe nkimara gutandukana n'umugabo, abagabo bose ndababona nkababonamo nyine ubuhemu, nkababonamo isura y'umugabo wanjye. Rero nyine urumva ngewe nabikoze nkitandukana n'umugabo bikiri bishya muri ngewe, ubu nariyakiriye. Kuko abagabo bose turi abahemu ntabwo gakwanda ari kukwakira, ukumva kandi yakwakira nta kindi kintu akugamijeho, nta yindi nyungu ashaka, nta kugeza kuri umota nkeka ko nta yindi nyungu urabona akugamijeho, sibyo? Ariko rero buriya nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza. Uracyari mutoya, amaboko meza, uracyarimo ku buryo utavuga ngo wowe ngo ugiye gushyira ibintu ku ruhande ngo ntabwo bizagira gutya n'ibiki byose. Ariko siko ntari narumvise ko ufite umubiri mwiza gutya, siko nkozeho numva. Nawe utangira kunkora. Oya nta kibazo ariko okay, ariko wihangana nimba ndabikubangamiye. Birambangamiye ntiwongere. Gusa nyine ufite amaboko meza pe. Kandi nakubwiye ngo ntiwongere. Gira gutya nka gutya turebe. Oya nta kibazo ariko sore kabisa ntabwo ndi bwongere. Ariko rega nta kirega n'amaso yanjye abakeneye kureba ibyiza, ntabwo ari ngombwa kwiyahisha. Kandi Nyagasani arampaye kugira ngo agere ibyiza n'umunwa wanjye mbivuge. Mvuze ko ufite iminwa myiza ntabwo naba nkushije, sibyo? None iyo usetse bari ibindi sibwo kongera ugaseka nkareba. Amagambo uri kumbwira ntabwo ndi kuyakunda kubera ko umugabo wanjye yambwiye kenshi gashoboka, kandi arangije arampemukira. Ubu rero kugira ngo nongere niyumvemo undi muntu, ariko mu mutima buriya hari ikintu utazi. Abantu bavuga inshinga gukunda ni benshi cyane kuri iyi si, ariko abazi kwitondagura mu bihe byayo byose nibo bakeya. Ubivuze neza ko ari bake. Yes, muri abo bakeya rero wenda si ukwivuga ibyiza ariko ndimo. Musa umeze ute se? Ni ibisanzwe nta gishyashya. Nta morale se. Ese murarumva yaturuka hego. Ako se so maze kwiyakira, ugomba kwiyakira kandi ndanizera ko bisiga bimeze neza rwose, biragaragara rwose. Ndanashima Imana rwose ku bwawe kuko progress yawe imeze neza cyane. None se reka nkubaze ikibazo. Uri muri konje? Konje nyine bari kurimo irarangira. Nimara kurangira mvaze. Ahubwo se aya makuru mfite nyagohera cyangwa mbenyaretse cyangwa konje igiye kurangira se? Oya. Si bya konje. Ahubwo ngufite amakuru meza. Erega konje yanjye nubwo irimo irangira, mu gihe none nari nyifite sinagusezeranyije se ko nzakubariza akazi mu garage. Warabimbwiye ako mbona nyine nta suite ibayeho. Nabitwaye gakeya nuko wenda ubona nta sembi nkohereza igisubizo. Ariko hagati aho ngaho akazi narakakuboneye karahari. Cyane rwose niyo makuru meza nagira ngo nkubwire cyane. Akazi narakabonye, ahubwo nuko ntahise bikubwira, ariko nabanje kubidiringa neza. Akazi karahari, mbese mu minsi mike mu byo kuwa mbere rwose wahita yari wahita mutangira gukora. Ni ukuvuga ngo konje yawe izarangira tuhagurukana tujyana. Rwose ndakubwiye ngo akazi karahari. Nta makuru rwose mvuze ngo wubahiriza isezerano. Uri nka papa wawe neza kabisa. Viya wanjye asubiza se ko nawe yubahirizaga, yabaga ari gutya. By'Imana aramukurikije rero. Byiza cyane. Ubu rero ube tayari gutangira byibuze kure no kugafaranga. Aho kwirirwa gutya wicaye mu rugo nabyo ntabwo biba byiza. Si nicyo ngicyo kandi. Kuko ubonamo konji iminsi yagiye, ndagira ngo uzabe ushatse ahantu n'ubundi
uyisitara ugenda ube independent kuri buri kimwe cyose kandi naho hantu isuku washaka kuko harahari ntabwo ufitiye inzu imeze neza ushobora kuba wifashishije kugira ngo byibuze buri kintu cyose utangire wisitare ukore utangire witekerezaho nyine utangire ubone cya cyerekezo kindi gishyashya utangire wikurikirane neza rwose kandi heza yego erega papa afite imitungo myinshi nese hari andi mazu ahari kandi naratekereje ndavuga se kujya wirirwa gutya mu rugo n'iki ndabona nawe uri umuntu w'umugabo ugomba kujya wabasha kuba washyira ibintu byawe ku murongo ukabasha kujya kwisanzura rwose ukagira ahantu hawe nawe utaha rwose kandi ntabwo naba nkuruhije cyane nose ubundi iyo nzu ntiyari isanzwe irimo amapanga ugiye gukuramo amapanga hejuru yanjye gusa hoya ntabwo ari ukubakuramo ahubwo kuko dufite amazu menshi njyewe inzu nateganyije wakoresha n'ubundi numvaga abapangayi bajyamo kuko n'ubundi ni nkaho yahisa nkaho tuyivuguruye biba birangiye gutya ndareba gushyiramo umupangayi ayo mafaranga n'ubundi njye nta kintu yamarira kuruta uko wowe njye nagushyiramo ukabasha kuhaba ukatuza ukisanzura ukabasha gukora ibintu ukiyesitara nawe ese ubundi nta kintu uba utekereza koko na nyuma ya byose biriya byose byabaye ariko nawe ugomba gutekereza nawe hazaza hawe birumvikana cyangwa se uri kugira ngo ubone uburyo bigenda bitese kumara n'umugore wawe nyine oya wibitekereza gutyo ariko nabyo byawe oya bitari n'ibyo njyewe ndimo ndareba ku ruhande rwawe kuko ni igitekerezo natekereje nk'uko nagufashije n'ubundi ugomba kugufasha mu buryo bwuzuye ni ukuri kandi ndazi neza ko bizagufasha nyine biragoye muri iyi si kugira ngo ubone umuntu kwitangira gutyo kandi nawe ibyo bintu ariko we yari asanzwe abikeneye numva biragoye cyane ko oya inzira hari akazi wakabonye ariko nanone nibwo ibyo byose navuga ngo birahari sinzi impamvu nawe nta kintu nese wiyebye ubona nta kintu ugomba kwibwiriza ese bizarangira gutyo gusa uzakomeza kubaho wenyine imyaka yawe wenda gushaka umukozi se wajya umfasha mu turimo tundi gusa ya musa simvuga iby'umugore ntabwo mvuga iby'abakozi umuntu avuga gushaka umugore ese uzakomeza kubaho gutyo gushaka umugore n'ibibazo byose mfite ngashaka umugore ugakomeza ukabana n'umugore mu nzu nyine nese ubwo uzakomeza kubaho gutyo ubitekerezaho iki se erega musa biriya byose umugore wanyemera muri ino situation ndimo yabahubutse cyane pe icya mbere uracyari muto ntabwo uranasaza rega bimwe byo umuntu yasaje ngo yarunduye oya nese ku myaka yawe ntiwashaka umugore ubwo uracyari muri bya ntekerezo zawe zuriya mugore wa mbere n'iki byose nagenda nkavuga nkajya ahantu avuga ngiye gushaka umugore ahantu runaka ngo ndabona umukobwa ngo umugore niwe wabuze cyangwa no kudafunguka ku maso byibuze uvuga uti ahubwo ndabikeneye ndi mu mwanya uko biba byakunda byibuze niba ako kazi kaba kabonetse ubonye naho nese urumva hari ikintu cyo gutekereza kigomba kumba ndahangaha nyine ntandi hantu mva hano nanjye no ku rusengero ahandi hantu njye ku buryo noneho mu gihe ibyo ngibyo nakubwiye ko bishoboka ko biba byabonetse akazi kakaba gahari n'iyo nzu nkaba nkubwira yuko naba nyayikubonera ukisanzura none nawe bitekerezeho aka telefone yakanyohereye byibuze gakwa amateta karabe kumuna wicaye wenyine aho uzwagira ngo ukangutse ibitotsi utabimaze oya nasinzire bihagije umva nari ngutegereje hano ngo mbwire inkuru nziza kagira inkuru rero ariko siga afite akanyamuneza we arega iyo umuntu yababaye cyane cyakoze akabona agahe gato ko gutuma yishima ariko biranejeje n'ukuri biranejeje niba hari n'ikintu kikunejeje ahari umenya kara kantu uzi si ikintu kinejeje
wa mushinga nakubwiraga bakambwira ngo nzatanga 10%. Yego ndabyibuka. Kwa gatandatu ngo umuntu azaza kuduha amafaranga. Simva se ubu nongeye gutangira no gukora kudufaranga. Rero ubwo nimba ngiye gukora amafaranga ubu nubwita nshaka ikintu nkora mama. Gusezeranyije se? Yego nukuri. Nanjye rero bigira ikibazo. Kugira ngo mfashe kwa gatandatu nzagende nyafite. Arabyemeye. Koze cyane. Ahubwo nkibaza ubundi se ukiniye igishoro cyanga nyirizina kugira ngo uzatanga iryo 10%. Ukeneye amafaranga angahe? Reka mubwire rero ubu amafaranga yose nabona nakora pe kuko ndi umukozi mfite mu mutwe hazi gutekereza. Rero niyo miliyoni niyo zabe ebyiri niyo zabe 3 nakora. Oya we precisa umbwira uti ngiwe ahangaye niyo yankorera. Kuko nori gukora ndabizi kubizi gukora wakora. Ahubwo ngiye mbwira kugira ngo tewe ko bimeze nta kibazo ari yose nayo feel free. Rero reka mubwire buriya umuntu afite igishoro kigaragara aranakora bikemera. Buriya ntangije miliyoni 3 nakora kandi nkagera kure. Ubwo ryaba ari n'ubundi bingana n'iryo 10% ya miliyoni 3. Okay. Po nta kibazo umuntu ni nabikwemereye. Ni ngombwa kugufasha kandi nanjye byanezeza mbonye ugize ahantu kandi uzajya uhugiramo kakubyarira umusaruro ukabasha kwita kuri teta ntabasha kwiyitaho rwose njye nta kibazo pe. Amafaranga nzayaguha ndabyemeye. Ndikumva wagira ngo ndi kubirota ndikumva bana sinzi nimba ibintu biri kumba hari ibyanyu. Ariko umenye uba wanasenze cyane. Buriya konsenga ni ukuri Imana ndasenga kandi buriya reka mubwire nawe igihe uzageramo ukumva ibintu biragucanze uzapfuka musenga ubwire Imana kandi Imana izakumva. Ni ukuri rwose nagiye gusenga mbabaye mfite agahinda ndikurira none nakubitira hari amagambo sheri wawe yirirwa mbwira Mana we ngenda ndi imbere Imana ndi kuyibwira Mana akagasuzuguro k'ibihekane ndakarambiwe. Oyoriya we cyane se ni muwamo mubona nanjye ni kuri ye nyine ni kuri ya rwose byihanganira rwose si ukuguca intege ariko buriya igihuru kizavamo igihunyira harya ngo kibona kare. Uriya musheri wawe uzasenge ubaze Imana nikwemerera ko muzabana muzabana. Ariko rwose ngewe ndebesheje amaso y'umubiri kuko ayo mwuka yubaka kanya ntayo ndi kurebesha. Uriya muntu ntago yavamo umugore. Amateta ntabwo uri kujya kure y'ukuri. None se byose bundi subizi ntuba hano. Jewe nanze kubyivangamo wenda ngo mbikubwire ariko nawe uri umuntu mukuru ureba kure. Nta n'impamvu yo ngo ujye gusenga birasi byo gusengera. Nese nge nta maso mbona nabo nta maso mfite ku buryo nabona yuko adakwiye aho nta nubwo yafungura n'udushumi two kuba yabana n'umugore wanjye. None se kuki azahana akahamara igihe ukamwemerera? Yaraje shiduka yageze yazanye n'ibintu byose mbona yanguyeho kusubirayo biragorana kandi usanzwe n'ubundi yajyagaza akaba yamara n'icyo cyumweru akagenda cyangwa iminsi ngaye akagenda amafaranga kandi afatika. Ndazi neza yuko ushyizemo umugisha w'Imana n'ubwenge ufite no bwo gukora nabo nzi gucuruza Imana ikabishyiramo n'umugisha ndizera Imana izabana nawe rwose nta gihombo gihari. Rero umara amafaranga ndagenda yategure zayaguha nta kibazo rwose. Ejo ni kwa gatanu uzayampe ninjoro kuko wowe uzazinduka ugenda ngewe nyine nanjye saa sita nzaba ngezeyo. Oya nta kibazo ahubwo numva ka telefone kari gusona nabyemeye nta kibazo. Humura rwose. Ntugire ngo nguteranyije na sheri wawe. Sheri wawe ni mwiza ku isura pe ariko umutima we n'ubwenge bwe bufite ikibazo. Oya ndabizi rwose nanjye aho bigeze ntago nakora iryo kosa ariko ntubimubwira ungirira ibanga ntaza noneho yantwika mananjye yanyicira. Oya nta nka waciye amabere mama tetatu. Ntubimubwira umbabarire ntugire ikibazo nta kibazo. Reka nitaba umuntu hano kuri telefone numvira imisona mu cyumba. Mana ugira neza bugacya bukira mu mafaranga ndayabona.